Agasusuruko avec Yambi. Ibihe byiza kuri wowe uteze amatwi y'iki kiganiro Agasusuruko avec Yambi ukurikirana ku isheni ya Kasas Today. Reka dususurukire rwose kuri iyi ndirimbo iteye ubwoba, idasanzwe, ikoze neza, irimo ubutumwa, irimo injyana, ikoze neza cyane. Reka mbanze mwifuriza ibihe byiza wo gukurikirana amakuru ya Kasas Today umunsi ku wundi, amakuru meza cyane tukugezaho y'imyidagaduro mu Rwanda ndetse n'imahanga, tukayava imuzi tugahera hasi tukagera hejuru, tukaguhereza amakuru y'umwimerere ameze neza cyane. Reka nkubwire yuko iyi ndirimbo Nicki Minaj ni indirimbo nziza cyane y'umuhanzi wacu itahi wacu Bruce Melody na Black Diamond bafitanye, ndetse imaze kujya hanze nyuma y'umunsi umwe, ikaba imaze kurebwa inshuro 210,177. Ni inshuro imaze kurebwa ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze gukundwa n'ibihumbi 17 ku rubuga rwa YouTube mu munsi umwe. Kaduhita tugana noneho kuri iki gitaramo Bruce Melody igitangaza yateguje abakunzi be ku itariki 21 mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2024. N'ahandi iki gitaramo kiri buze kubera kuri izi tariki. Iki gitaramo kirabera muri Kigali Universe. Uyu muhanzi n'ahandi yabinyujije rwose itahi wacu Bruce Melody, icyo yakoze no kubinyuza ku mbuga nkoranyambaga ze asanzwe akoresha. Yatumiye abakunzi be cyane, anamenyesha cyane rwose abifuza kwitabira iki gitaramo cyo kwishimira alubumu ye nshyashya ateganya gushyira hanze ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2025. Uriya mwaka turimo turitegura umwaka mushyashya n'awaduhereza ibihangano bishyashya. Reka nkubwire ikindi kintu yavuze yatangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ni iki ngiki. Yatangaje ko amatike yamaze gushyirwa ku isoko rwose, aho abari kugura amatike yo kwinjira muri iki gitaramo mbere y'uko umunsi nyirizina ugera bari kuyagura 20,000 by'amanyarwanda mu myanya isanzwe, ndetse n'ibihumbi 40 mu myanya y'icyubahiro. Nuko nguko abari kugura amatike mbere y'uko uyu munsi nyirizina ugera ibiciro bihagaze. Naho kubazayagura ku muryango bo, itike y'umwanya usanzwe bazayigura 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho itike y'umwanya w'icyubahiro yo rwose bazayigura 50,000. Naho ku mwanya wihariye bazishyura amafaranga 100,000 y'u Rwanda ku itike y'uwo mwanya. Icyitonderwa, abazitabira iki gitaramo cya Bruce Melody yacyise ijoro ry'umukara, ari naryo bara rwose abazakitabira basabwa kuzakitabira bambaye umukara hose, full black. Imiryango kuri izi tariki rwose 21 Ukuboza 2024 izaba ifunguye ku isaha ya saa 11 z'umugoroba, naho ku isaha ya saa 1 z'umugoroba nibwo igitaramo nyamukuru kizaba cyanzitse, nibwo igitaramo cyacu kizaba gitangiye. Abakunzi ba Bruce Melody babwira yuko iyi album ni album nziza cyane yise Colorful Generation, album nziza cyane yitezweho kuba tuzasangaho indirimbo za mbere zakozwe n'abaproducer bagiye batandukanye mu gihugu bakomeye basanzwe bakora indirimbo nziza cyane. Harimo nk'indirimbo bita Sowe, hakaba harimo n'indirimbo bita Iyo Foto yakoranye na BMA, umusore mwiza cyane mu muziki we w'umunyakenya wahoze mu itsinda rya South Soul, ndetse n'iyi Nicki Minaj afitanye n'umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya South Africa bita Black Diamond. Ni Nicki Minaj, ikaba imaze umunsi umwe. Ngira ngo nkwibutsa yuko kuri ubu ngubu turi ku itariki ya 8 ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2024, aho turi kwitegura Noheli igiye kuzaza no kwitegura undi mwaka mushyashya. Mubwira ni iki nicyo gitaramo tugomba guhuriramo, tugaseruka, tukabyina rwose, tugatarama, tugasagamba. Kuba kunzi n'abafana ba Bruce Melody ku mutima, ibyiza nk'ibi tubihorane igihe cyose.
tugereyo kare tuganuzwe ibishya mu ba mbere. Dinore mu mfura Silent Fire Tiomaye na Billion African Black Dreamer Boy Yambi Joy Speaker Boy Alone to Make a Load of Tokaras Jimunosimo Mafita Antagonist Yambi Santi Angel Hug Life Was I Am Alone.